ikaze mu gice cyacu cya gatanu cy'inkuru y'ibanga ry'umutima wanjye. Duherukana Thomas. James arimo aramubwira ko Ladus ari umugore wa Fande. Arimo aramubwira ati nyamara ugende gake, hari amakuru avuga ko abarinzi buriya mudamu bashobora kuba bari butange raporo ku mugabo we. Ese uyu munsi biragenda gute? Kaba ari agakino Thomas bamukinnye ko duheruka James amuhuza na Ladus amubwira ngo ashobora kuba yamukiza. Bigenze bite? Ngo haye ikaze nanone. Ibanga ry'umutima. Maze igihe kitari gito nibaza, ese iyo tuza guhabwa ubushobozi bwo kumenya ibyo abo tubana nabo baduhisha, cyangwa se tukagira izindi mbaraga zitwereka amabanga ari mu mitima yabo tubana nabo, hari icyo byari buhindure mu mibanire yacu ya buri munsi? Siko mbitekereza. Umuntu wese agira ubwoba bwo kubaho bitewe n'ibanga ry'umutima agendana. Hari nabo ibanga babitse mu mitima yabo ryababereye igitsikamutima kibakomeza, kinabaha n'icyizere cy'urumuri ahazaza. Siko bimeze njyewe. Ntabwo ari ibanga, ahubwo ni amabanga nujuje mu mutima wanjye. Yabaye nk'urutare nakorejwe n'umuntu ntazi. Ndashaka kuyasohora muri njye rimwe ku rindi. Iri ni ibanga ry'umutima wanjye. Nyuma y'ibibazo byose nari nagize muri uwo mugoroba, naratashye. Umwana w'umuhungu ngiyenguka mu rugo, nari mfite isoni. Gusa nibwo bwa mbere nari ngeze mu rugo ngasanga ababyeyi banjye bose baricaye ari jye bategereje. Nta busobanuro nari mfite bwo gutanga, ariko uko byagenda kose ni ababyeyi banjye nagombaga kubaganiriza aho naraye. Urabaza ababyeyi b'Abanyarwanda ntabwo bazi guca ku ruhande, nta nubwo bagiriye imico y'abazungu ngo bashake ko ibintu bikorwa muri diplomasi. Ako kanya mama wanjye yahise anyakiriza amagambo, umaze gukura usigaye urara ku gasozi. Nari mbizi n'ubundi rega ko turiya dusore mugendana nta kindi twari kukugezaho. Niko musore waraye se we? Umaze kuba umugabo, nashatswe n'abagabo babiri. Ubu ngubu nanjye rero nzajya njya nicare mu bandi babyeyi mvuge ngo narabyaye. Ariko unonganya akitegereza papa, akabona papa wanjye nta kintu arimo arashaka kubivugaho, nawe akamuhindukana. Ese we ko nta cyo urimo uravuga, cyangwa muba mwabifatanyije? Kubera icyo abana bigira nabi nkabona nta kintu urimo urashaka kubikoraho? Ibi bintu ndabirambiye papa Thomas, ibi bintu ndabirambiye. Ugomba kugira ikintu ukora nka papa w'uyu mwana. Papa aramuhindukira ati none se darling, uragira ngo nkore iki? Thomas ni umusore, ntabwo ntekereza ko inzira yo kumenya ibyamubayeho ari ukumutonganya. Ndakuzi igihe cyose ukunda kumurengera. Hari n'umunsi nigeze nkubwira ko hari amakuru namwumvisho ko arimo aragendana n'abakobwa, uratangira uramuvugira. No, ariko arakuze, imyaka arimo imwemera kugendana n'abakobwa bakavugana akirinda kurengera. Ati nese sheri, we ntabwo byibuka ko najyaga nza kukureba iwanyu kandi papa wamereye nabi? Ntubyibuka? Wifata ibihe byacu twabagamo ngo bigiranye n'ibyaba abana b'iki gihe bigize ibirara. None se ibyo byose ko wabikoraga wigeze urara ku gasozi? Papa yakomoze ko ari kukwica. Ntabwo naraye ku gasozi, ariko Thomas ni umwana wacu, reka twicare tumwumve hanyuma tuze kumenya icyo dukora. Thomas my son, genda ujye muri dushe wiyuhagire kuko ndabona usa nabi, and then urangiza uze twicare tuganire. Nahise mbwira papa ni urakoze cyane papa, nari mbikeneye cyane, reka nimeneho amazi mitenza tuganire kandi ndababwiza ukuri pe. Nagiye koga, ariko muri njyewe ibyo ababyeyi bari kuntonganya ntabwo numvaga ndimo ndabiha agaciro, ahubwo nari ndimo ndibaza umukino James ashobora kuba yanyinnye. Nibaza se uriya mubyeyi witwa Ladus yaramfite yihe gahunda? Ese koko iri joro komeruka rutune yamaye nkanywa, naba nasinze akamfata ku ngufu? Ubuse niba twabaye twaryamanye akaba yanyanduza nk'ibirwara? No, I can't manage. Mana mbabarira, ibi bintu ntibimbe cause nakwiyahura.
ababyeyi bubu naragiye njya muri douche ndoga mpindura imyambaro ndangije ndamanuka nsanga papa yicaye wenyine arimo arareba televiziyo ndamazani mama sagiye ko twagombaga kuganira twese papa arambwira ati mama wawe araje arimo aratunganya ariko icana tube tuganira nk'abagabo naricaye ntangira kuganira na papa ndamubwira ni ijoro ryatambutse nari ndi kumwe n'abashuti so byarangiye nyine bimbayeho kurara ku gasozi papa ati nari mbizi iryo ngurebye mba mbona uri akagabo mbwira se icyo kirori mwari murimo hari hahiye hari amabebi hari abana mbwira papa ni gute ushobora kumbaza ibyo bibazo nari ndi kumwe n'abashuti banjye none se mwese mwari abahungu utambwira ko ufite imico nk'imwe yo hanze yadutsanga ukundana n'abasore oya papa ntabwo ari ibyo twari turi mu kirori n'abashuti hari n'abakobwa ibyo nibyo nashaka kumbwira so hari umwana n'umwe waba nta mwana mwagize se papa how comes ushobora kumbaza ibyo bibazo kandi mba mbona buri gihe uri umukristo tujyana gusenga none se utekereza ko nyuma yo gusenga mama we naza nkamubwira ngo ndi umukristo abasore bari hanze ahangaha niba mu ntwari umva nkubwire nkugire inama ya mbere buriya nukuri ukazana umugore ibintu bya mbere ugomba kuzamenya ugomba gukora umugore jya umuhahira rye namara kurya nimugera mu cyumba umenye ukuntu mwaranje kuko hariya mu cyumba n'ibipfu hari ubusore buri hanze ahangaha ntabwo bukora nta kindi bugira akazi kabwo na kujya muri gym bukitera imibavu ubundi bugasohoka iyo gaciye urwaho umubyeyi rero nk'uwo wagize ibibazo mu rugo birahura papa yanganije ibyo bintu numva bitangiye kumva ndambwira please stop that uko yabivugaga nkibuka koko ijoro ryatambutse nari kumwe n'umudamu wa fani kavuga ni papa wanjye arimo arandondora tandamaza harya papa impano zitangwa n'umwuka wera we Imana yaguhaye zihe papa ati wow waraye mu mabi none urashaka ko tuganira ijambo ry'Imana anyway Imana yamaye umwuka w'urukundo ngira urukundo kuririmba burya ntago nabihawe cyane ijwi ryanjye ryarangiritse ariko indi mpano ngira impano yo kwizera nabaga nawe papa arambaza ko wiruhukije ntacyo papa mu mutima ndavuga naringize ngo ugira impano yo kwerekwa ukaburi murambwira ibyo bintu uri guca imigani ako kanya tukiri kuganira njye na papa twahuje urugwiro mama baraje ati ubwo rero mumaze kubigambana ngiye kuza mu ngira agapupe kanyu ndashaka kumenya buri kimwe hagati aho ngaho numvishe telefone yarimo irasona cyane genda urebe bashobora kuba bakubuze and then ugaruke hano njye nawe ntabwo turarangizanya ubwira ukuntu usigaye ufite ubushobozi bwo kurara ku gasozi nkaho wowe uri umugabo muri uru rugo niba papa wakorohera njyewe mwene reka nawe kuvuga izina rya data ariko uno munsi turabyenga ibinyagara genda witaho telefone ndende ugaruke hano bimwe mu bintu nibagiye kubabwira mama wanjye agira amahane ariko iyo nakoze amakosa arambwira kagira ngo sindafata irangamuntu ukishegeshereje aragisoma nyine amakosa nayanjye narazamutse njya mu cyumba nsanga umuntu yampamagaye inshuro 3 yandika message arambwira ati uze kumpamagara gusa ndebye iyo nimero mbona iyo nimero ntago nyizi ifata tandayihamagara nitabwe n'umuntu uvuga neza cyane ndamubaza ni muri bande ko mbonye mwambuza inshuro nyinshi umwana w'umukobwa yahise ambwira mu ijwi rituje ati nkwite papa wanjye nkwite musaza wanjye nkwite oncle wanjye nkwite iki njye nawe dupfana iki tibaza se umuntu umpamagamba ibi ngibi nawe se n'igihe wakabaye kuba nkubaza ibyo kuko nsanzwe wampamagaye kandi nimero ye ntayo mfite ati ntago nakibwiye njyewe nitwa Kendra ndi umukobwa wa Lados umutima wanjye wahise utera amasigamana ndavuga ni ndapfuye uyu muryango ko numva udashaka kumvaho ndamubwira ni Lados uri kuvuga ntabwo muzi atarambwira ati Thomas ntabwo nshaka yuko mbeshya kubera ko ndabizi ko ijoro ryatambutse wararanye na mama wanjye so turabikora mu buryo bwiza kandi nushaka ko tubikora mu buryo bubi hari abantu benshi bakoresha YouTube b'abanyamakuru b'inshuti zanjye nahita mbohereza amashusho uri mu cyumba uri kumwe na mama wanjye amashusho se yavuye
ati no, wishaka kwigira innocent man kandi uri umunyamabi. How comes utinyuka kuryamana na mama wanjye? By the way, ufite umugisha kuko bamwe mu barinzi ba mama bari bagiye kumena ibanga bakarishyira papa, kandi papa wanjye nta mikino agira, yagufungira ahantu haba imbeba ukazavamo iyo nzobe yawe yarabaye ukundi. Ariko ndashaka nguha amahirwe yo gusaba imbabazi. Amahirwe yo gusaba imbabazi. Ndasaba imbabazi kuko nakoze iki? Ese koko amasaha make namaze muri kiriya cyumba naba nakoze ibibi bingana iki? Ibyo byari ibibazo ndi kwibaza mu mutima. Mu gihe umukobwa agitegereje igisubizo ndi bumuhe, mama hasi arimo arampamagara ambwira ati ngwino vuba tuganire. Nkambwira ni mama ndaje ndi kuri telefone. Nahise mbaza uwo mukobwa witwa Kendra, ndamubaza ni urashaka kumpa amahirwe yo gusaba imbabazi gute? Arambwira ati ufite umugisha, uno munsi nabyutse ndi umwana mwiza, ndashaka yuko unsohokana unjyane kuri restaurant ungurira ibiryo, and then nyuma yaho ndahanagura video zose mfite uri mu cyumba na mama. Ndambwira nti okay, ibyo ndabyemera, urashaka ko duhurira he ngo nkugure ibyo biryo? Ati maze iminsi mparaye kurya umuceri Nyamirambo, so kandi namenye ko naho hantu utajya uhasiba, tugiye ngurira umuceri, ndaza njyenyine n'abarinzi banjye sindi butume bamenya konje, ndazana na flash iriho ayo mashusho, and then numara kungurira ibiryo mfite ikindi kintu kimwe ndi bugusabe, ngahanagura ayo mashusho. Ndabwira nti okay, ndabyemeye, tubonane mu gihe cy'isaha imwe. No, isaha imwe ndabishaka kano kanya, ubu tuvugana njyewe ndi hafi y'aho hantu bacururiza ibiryo, ufite iminota 20 kubongezeho kuko ndashonje. Muri njye nibaje ibibazo byinshi, ndabese uyu mwana wo mu bakire kuko ni ibiryo ashaka. Agahanagura aya mashusho, ndavuga ko nta handi mahitamo mfite. Ndabwira ni sawa, ndaje. Nahise nshyiramo agakoti, mpeka igikapu, ndamanuka muri salo, mbwira mama na papa ni muranyihanganira gato, ku ishuri barampamagaye, hari ibintu ngomba gukora, ndagaruka nimugoroba tuvugane. Mama aratangira ngo ariko wabibonye papa Thomas, wabibonye ibintu mara nkubwira ko no mwana amaze kubikirara, n'ubu ngo baradusuzuguye. Papa arandeba ati ugiye muri za dirusa? Ndabona papa nizo ngiyemo. Ati okay genda. Mama reba papa, ngo mba mbizi n'ubundi ko ibintu byose muba mubikora nkana, ariko uyu mugoroba barahitamo Thomas cyangwa njyewe. Papa arahita areba mama namwe ati sheri, uziko no munsi ngufitiye surprise, Thomas genda, ibindi turavuga nimugoroba. Narasohotse ndatega njya kwitaba Kendra. Maze igihe kitari gito nibaza, ese iyo tuza guhabwa ubushobozi bwo kumenya ibyo abo tubana nabo baduhisha, cyangwa se tukagira izindi mbaraga zitwereka amabanga ari mu mitima yabo tubana nabo, hari icyo byari buhindure mu mibanire yacu ya buri munsi? Siko mbitekereza. Umuntu wese agira ubwoba bwo kubaho bitewe n'ibanga ry'umutima agendana. Hari nabo ibanga babitse mu mitima yabo ryababereye igitsikamutima kibakomeza, kinabaha n'icyizere cy'urumuri ahazaza. Siko bimeze njyewe, ntabwo ari ibanga, ahubwo ni amabanga nujuje mu mutima wanjye, yabaye nk'urutare nakorejwe n'umuntu ntazi, ndashaka kuyasohora muri njye rimwe ku rindi. Iri ni ibanga ry'umutima wanjye.